mbere nkatekereza icyo gihe naravuye mu ishuri nkavuga ati se ibaze noneho wenda pe umuntu wize aba afite amahirwe menshi cyane sibyo aba afite wenda nka 70% byo kuba yazabaho neza mu gihe kizaza. Najyaga mvuga ati se basi wenda bibaye n'amahirwe nkaba nagirirwa ayo mahirwe yo kuba nazamura impano yanjye nyine kagera kuri urwo hejuru. Hati baza noneho kuri umustar utarize cyo kuririmba Complete Me ya Bruce Melody. Complete Me. Maze kuremba kuburyo nta kinaryama n'amaso yanjye nawe ndashaka kureba ibingibi ubanza atari urukundo uranzengera ukanzengereza mama we gukuzu mu mutima wanjye umukumba n'icyizere cy'ejo hazaza ngo sinicara ngo numve ndi njyenyine niba umfata ukuboko akanjyana mu ijuru rito. Oh babe, you're my one and only, the sun of me to me. Maze kulemba kuburyo nta kinaryama n'amaso yanjye nawe ndashaka kureba ibingibi ubanza atari urukundo uranzengera ukanzengereza mama we. Ikaze inshuti bakunze ba Mode TV bamwe badukurikirana hirya no hino mu gihugu. Nje muri kumwe nitwa Uwizipazo akaba nje mugiye gukorana muri iki kiganiro ngira ngo imbere yanjye hano ndi kumwe n'umusore mwiza cyane kabisa ukeye kabisa wabukereye kuri uyu munsi wa none. Akaba ari umuhanzi uririmba indirimbo zigiye zitandukanye araza kubibwira muri rusange. Reka rero ntangire muha ikaze hano kuri Mode TV. Ikaze rero kuri Mode TV muri aka kanya. Murakoze. Mazina yanjye banyita Mugisha Frank gusa izina ry'ubuhanzi nitwa Mastermind. Umuntu ashaka kutiyibaza muri aka kanya Mastermind ni kuri iki wahisemo kwita Mastermind? Kugira ngo niyite Mastermind numvishe nyine ari akazina nkunze kandi iryo zina numvaga ko nta handi hantu naryumvishe ryigeze rikoreshwa. Muri urwo rwego rero iryo zina numvishe ari naryiza mba ndarikunze nyine ndavuga tereka nite Mastermind. Kuri cyo utahize izina ry'ababyeyi bawe bakwise ukavuga ngo reka nite Mastermind no ni ukuvuga ngo impamvu nese reka nkubaza wari wumva wenda umuhanzi witwa Bigirimana izina wowe wariswe n'ababyeyi bawe wapi ushaka akazina nyine wumva gatwika ku buryo n'umuntu ashobora kuryumva kumva nyine iryo zina ni ryiza yifuje no kumenya nyiraryo. Waruvuze uti wenda ngo hari abandi bahanze ngo arabanze wenda batihise amazina ababyeyi babo babise nk'urugero wenda naguha nka Nsengiyumva iryo zina ntago ari by'ababyeyi bamwise buriya. No kuvuga ngo rero ntago Nsengiyumva rega Nsengiyumva ni umusaza wagafasha ashaje sibyo we kubwe yumvaga nta kibazo mba nari ariko ngenda cyari umwana cyafite ejo nyine hanini nta mpamvu najya kwita icyo kizina ariko nawe yego yaragafashe ariko impamvu buriya nuko byari umwihariko we nge ntago nyine numvaga na feeling izina nyine nashakaga izina nyine rigezweho ryaryo hato. Umuntu yahita yibaza umuziki wawe ukora hari uburyo nyine wabyiyumvishemo ukavuga ati ngiye gutangira gukora umuziki nzamamare warugamije iki? Ni ukuvuga ngo rero ubundi umuziki nawinjiyemo 2017 2019 nibwo nyine numvaga byanjemo byatari kurangira. Hanyuma indirimbo maze kugira indirimbo imwe yonyine nayikoze nyine 2018 gutangira ariko mu 2017 nibwo impano yatangiye kuza kuririmba nyine nkumva ndabikunze. Kimwe nuko nakundaga indirimbo cyane nakundaga kumva indirimbo kwakunda abandi bana bavugaga ati filime baba bari kora filime ngiye nkanasohoka nyine wenda twari turi kureba nkasohoka kubera hagiye mu filime haza amakaririmbo nkaza
nakunze kuririmba kuva kera. Buriya hari umuntu w'umuhanzi wenda uzwi waba wenda ari wo yakubera umuroro mudo wawe ni nkande? Okay. Nk'umuhanzi barahari benshi ariko nshobora kukubwiramo bamwe nka Neri Ngabo na Bravani okay na Bruce Melody. Cyaba bahanzi ndabakunda tu ndakunda. Turi kumwe nawe rero nk'umuhanzi abadukurikiranye muri aka kanya bari kwibaza wenda ko hari abatari bakumva na rimwe gira nk'indirimbo nyine iyo ngiyo wasohoye wakoze baririmbiraho gatoya kugira ngo bamenye n'umuhanzi turi kumwe ese arabizi ibintu nk'ibi. Okay. Hakoreka mbanze nsome ku mazi ho gakeya kugira ngo mugi ifunguke. Nta kibazo. Okay. Ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo ni indirimbo nayise matatizo. Yeah. Okay. Oh my God, why you can't matatizo stay in my life? Yeah, yeah, yeah. I can't flaunt off for you, girl. My hands up the door, forgive me. I was become chronic of matatizo, tizo, yeah. I was become chronic of matatizo, tizo. When I wake up in the morning, I see left and the light. Direction nkayibura ngatangira kwiheba icyizere cyo kubaho kirancika ndola reka mumuriza umutima wanjye nubwo bigoye kubyakira ahari igihe kizagera ibibazo bihinduka ibisubizo ibibazo byo ntibizashira gusa bizacogora. Oh my love, why you can't matatizo stay in my life? Yeah, yeah, yeah. I can't front off for you, girl. My hands up, Dada, forgive me. I was become chronic of matatizo, tizo, yeah, yeah. I was become chronic of matatizo, tizo, matatizo. Will take biggest part in my life. Now utagira ibibazo gusa ibyanjye byo nabiburiye ubwako. My body is very weakness. I can't need to heavy happiness. Happiness. Ibibazo mu buzima ntibizashira gusa bizacogora. Oh my love, why you can't matatizo stay in my life? Yeah, yeah, yeah. I can't front over you, girl. My hands up, Toto, forgive me. I was become chronic of matatizo, tizo, yeah, yeah. I was become chronic of matatizo, tizo, yeah, man. Yeah, urakoze cyane. Ngira ngo muri kumwumva burya aririmba wenda katukubaze nk'ikibazo mu buzima bwawe busanzwe uretse wenda nk'umuziki n'iki kindi ukora? Mu buzima busanzwe nge ndi umunyeshuri. Umunyeshuri. Ese hari ubuzima bukakaye waba warigeze uhura nabwo muri ubu buzima tubayemo muri iyi si? Ubuzima bukakaye nabunyuzemo bro. Byatanje nabunyuzemo. Bwaba buteye bute? Gira wenda ubuganirize muri rusange ko bwari bumeze buryo wari bubayemo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwangoye n'igihe navaga mu ishuri. Nari ngeze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Nabaga i Kigali mbana na papa nyine. Urabyumva nabanaga na papa wenyine. Ubwo nyine nawe nkivuga gutyo itomba komeri. Yari ariho ntago yapfuye. Ako nyine nawe yabaga ahandi yabaga ukwe nyine tu. Nge nabaga kwa papa icyo gihe niga P6 nsoje cya leta nibwo navuye mu ishuri. Mu buzima nyine ibyo bintu byarambabaje nubwo nagiriwe ubuntu kuri uyu munsi nkaba ishuri nararisubiyemo. Impamvu byambabaje nuko narivuyemo bidatewe ntago byari bitewe nanjye, byari bitewe nyine ni ikibazo cy'imiryango. Icyo gihe mva mu ishuri byarambabaje cyane ariko naje kurwana ishyaka
mbona nsubiye ku ishuri. ukiva mu ishuri wenda watubwiye ko hari impamvu wenda wavuye mu ishuri, iyo nyuma umaje kuva mu ishuri urumva ko wahise uba mu bundi buzima butari ubw'ishuri, ubwo buzima wari wabimo bwari buteye bute? Bro nyine bwari ubuzima bwo hanze aha bukaka nyine butari bwiza. Nyine ubwo nyine navuye mu mujyi mbyinaha mu cyaro, ndaza mvuganye na Viye yuko azajya ndihira ishuri njye ndi naha mu cyaro mwiga akajya amenyera buri kimwe. Nza nyine ubwo twarumvikanye yuko wa mbere nje gutangirira inaha, ariko nanjye sinabyo nubwo ntari mbyishimiye, ako naje numva ngiye kwiga inaha tu. Taza igihe cyo gutangira amashuri kigeze, Viye nyine twamubwira ati se ibiceri nyine tugakoringa kuri phone man nyine tu. Yego nawe ibibazo byinshi biba bihari, mfite ibintu byinshi bimukonsoma ko nyine birangira ndyamishije nanjye ndapoa agashuri nyine ndagakwama, nkajya mbona abandi bana bava school man. Bamwe bazi ko iyo abana bavuye mu ishuri abenshi bahita babibirara, wowe ntabwo ugeze ubikirara? Kirara mu ruhe rwego? Nk'urugero gukora amabi hanze, abaturage ukaba utumvikana n'abaturage, ugasanga urabizi ko leta hari igihe ishyiraho gahunda yo kuvuga ngo reka dusubize abana ku mashuri. Ese wowe iyo gahunda ntabwo yakugeragaho wenda ngo habeho no kugufosinga ngo ujye gusubira ku ishuri? Bro ibyo bintu ikintu ngiye gukomozaho bwa mbere wari uvuze ikintu nyine cyo gukora amabi ngiye mu buzima bwanjye, wenda pe ntago niyo naba narabikoze ntago naza kwitaranga ngo mvuge ngo naragize, wenda nta kintu naba neze ko ntago najya kwitaranga ngo narabikoze. Ariko mu by'ukuri nje nta muntu rwose nigeze nanduranyaho no kuvuga ngo kwiba yewe byarangoye, ariko nyine tu rega ndanabitinya ose ubutekerezo uwibyo ugafatwa ibyo bagukorera ntubizi. Urumva ko wari waramenye ubuzima bwo hanze y'ishuri, ubwo buzima wari ubayemo, hari uburyo nyine n'abantu bagufataga ugata umwana wo kwa runaka ntago akiga yavuye mu ishuri. Ese utekereza ko ababyeyi bawe bo babifataga, wabumvaga ko bibashimishije kuba waravuye mu ishuri, cyangwa hari icyo bakoraga cy'ingenzi cy'uko wenda batuma wasubira ku ishuri? Ibyo byo tubyihorere, kuko iyo baza kuba baratekereje nakabaye nararisubiyemo, ariko nyine tu nabona ntago bari babyitayeho man rwose. Nyine ntako ntagiraga, nubwo yego nabo ntago bifashije ku rwego rwo hejuru ku buryo rwose navuga ngo nagize icyo mbabura n'abagifite, sibyo? Oya, ariko nyine nta kintu bari babyitayeho tu. Kuri ubu ngubu rero ukaba warasubiye ku ishuri, ese wabyakiriye ute ukimara kwibona wongeye gusubira ku ishuri? Mu gusubira ku ishuri byaranshimishije cyane, kuko mu buzima bwanjye ubundi mu buzima nyine ikintu nakubiye ko ari music. Rero impamvu byanshimishije, najyaga nicara imbere nkatekereza, icyo gihe naravuye mu ishuri nkavuga ati se ibaze noneho wenda pe umuntu wize aba afite amahirwe menshi cyane, sibyo? Aba afite wenda nka 70% byo kuba yazabaho neza mu gihe kizaza. Najyaga mvuga ati se basi wenda bibaye n'amahirwe nkaba nagirirwa ayo mahirwe yo kuba nazamura impano yanjye nyine kagera kuri urwo hejuru. Hati baza noneho kuri umustar utarize uri umustar utarize shamani nyine bikambabaza, kubera ko sinzi n'ibintu nyine byangiyemo buryo numva na music ibaye mu gihe kiri imbere nyine mba numva ariyo zangira akamaro, mba numva itabayeho idahari. Nkubeshye ngo wenda ngo najya nta kindi kintu nyine nta wundi mwanzuro numva nafata nawugiraho bingoye. Nguko wenda iyo uri ku ishuri urabona ko haba ari abanyeshuri benshi, audience y'abantu benshi. Ese ni gute witwara nk'umuhanzi iyo uri ku ishuri? Ku ishuri rero man nta birenze ku ishuri ryacu, ikigo nigaho nyine tu nyine ni ikigo kiri ahantu urebye ntago kigaho abantu benshi cyane bagize nyine n'abana barangaho.
nta bantu rero nkanjye bandi nta bahari wene niba banahari sindababona bitewe nese umane ahantu ni wowe wenyine wajya kifatwa nta n'umuntu ukuzi basi nta n'uwo mujya muvuga ngo wenda reka tukore ibi nibi mu kigo wenda tumenyekane wenda dukora agakarabu wapi nta numva rero niba bari ngiye nyine ngiye mba nibereho mu bintu bisanzwe nyine byaho ngaho nta kintu se imbogamizi uhura nazo nk'umuhanzi zikubereye imbogamizi ku giti cyawe mbo no kuvuga ngo kuba ubuhanzi ndabukunda ariko ntago igihe cyari cyagera ku buryo nyine navuga ati ngiye kureka nkiza ubuhanzi imbere ibyo ndimo byose nyine ari byo nirukamo mu buzima bwa munsi kuko ubwo bushobozi sindanabugira bwanyemerera kuba natangira kubyirukamo ndacyari kwiga ariko ni ukuvuga ngo nayo mahirwe nge nyagize nabyaza umusaruro ni ukuvuga ngo ubuhanzi sibyo ubuhanzi wenda ikindi kintu nakubaza hari indirimbo wenda y'umuhanzi runaka wenda y'ubu ngubu cyangwa se hitinze waba uzi kuririmbaho cyangwa se kwigana ikintu kuvuga ngo rero ugiye kureba indirimbo zimwe ndazizi ariko ngiye ubuzima bwanjye ntabwo njya niga indirimbo y'umuhanzi ngo yose nyifate mu mutwe yose ishire niga igice kinini nkakimenya nkumva ndakizi ariko ntabwo yose nakubwira ngo nayiririmba nkayisoza zirahari gira nk'akaririmbo kamwe wenda waririmba k'umuhanzi runaka gacicize okay ngiye kuririmba Complete Me ya Bruce Melody Complete Me maze kuremba ku buryo nta kinaryama n'amaso yanjye nawe ndashaka kureba ibi ngibi ubanza atari urukundo uranzengera ukanzengereza mama we gukuzu mu mutima wanjye umukunda n'icyizere cy'ejo hazaza ngo sinicara ngo numve ndi njyenyine niba umfata ukuboko akanjyana mu ijuru rito oh babe you my one and only desalome to me maze kulemba ku buryo nta kinaryama n'amaso yanjye nawe ndashaka kureba ibi ngibi ubanza atari urukundo uranzengera ukanzengereza mama we wenda hari ahantu wifuza kugera kuri ubu wenda nk'umuziki wawe hari aho wifuza kuwugeza urumva umuziki wawe wawugeza he mu myaka nk'itanu iri imbere waba warageze mu myaka 5 iri imbere uri kumbaza aho nzaba narageze cyangwa ndamutse ngize nk'amahirwe cyangwa se uburyo biteganya mu myaka nk'itanu iri imbere urumva uzaba umeze gute abantu bazaba gufata gute nk'umuhanzi ni ukuvuga ngo ndamutse ngize nk'amahirwe aka kanya numva ko nazakora umuziki kandi akaba ari nawe nyine mu gihe kiri imbere uzangirira akamaro ndetse ukaba wagirira n'akamaro abandi bagenzi banjye nyine bakizamuka numva maje kugera aho ngera nazajya nyine nzamura abakiri batoya kuko nzi struggle nyine mba nanyuzemo ko byari bigoye kubona amafaranga ya studio biba bigoye bure uza abantu benshi bari bazipfanye baziryamanye za danje man abahanzi benshi nyine ubona barazamutse barageze aho hantu kuba abasitari barangiza nyine bagasa nkaho bihinura kuri babandi bagize icyo babamarira mbere nk'uko kwere dushobora kuba turi gukora interview uyu munsi wazamamara nagusaba interview gati wa mutipe wapi urumva hari igihe wenda bishobora kugorana ese niki wabwira nk'abo bantu bamara kwamamara bakibagirwa abinyuma man birashoboka rwose hari abo bafasha bamara kugafata man umuntu akihenura
akaba abona nyine uri down akabona nta kintu mwavugana urumva kandi Imana ari wowe yanyuze mu maboko ari wowe wamukoreye promotion urumva. Gusa ikintu cye nababwira man nje wenda nshobora kuba ndi kubisobanura gutya kavuga ati sha nyine wenda nuko nawe utarabasha kugerayo ngo urebe narwaza unarumwe twajya duhura mu nzira ngo muvugishe ariko nje mba numva nyine byo kumba numva mba feeling ntago nabikora man kuko amazi arashyuha ntibagirwe wambeho nukuvuga ngo man ase nkuko wa undi ukira nyine ukajya Kigali wamara gukira ukibagirwa mu cyari wavuye nabi wanyu ukajya ukubita nk'umwaka utavugishije n'abavandimwe n'ababyeyi gusanga ibyo ntago nabikora man ntago nabikora rwose. Wenda hari ibintu byinshi nyine uri guteganyiriza abafana bawe nk'ibikorwa runaka wenda nk'ibitaramo wenda wazitabira ni iki uri guteganyiriza nk'abafana bawe? Hano kuvuga ngo rero mbabwiye ko ari ikintu ndi guteganya mani ntaba mbeshye kabisa ariko nyine imbere nigira amahirwe nkaba nagira icyo mbona amafaranga nyine ndabateganyiriza ko imbere rwose igihugu kizashyaho. Gira nk'ikintu wenda nk'inama cyangwa se ubutumwa wageza ku bafana bawe cyangwa se ku badukurikiye muri aka kanya? ubutumwa bujyanye nk'iki se ubwo? Ubutumwa wenda abafana bawe ushobora kugeza ku bakunzi bawe bagukurikirana bagukunda nicyo wababwira? Okay, ikintu cya mbere nabanza kubasaba nabasaba ko nkatwe abahanzi bakizamuka bitewe n'imvune tugenda duhura nazo nta bushobozi ndasaba yuko bajya badushyigikira niba ari gukora subscribe man nyine niba ubona ari umwana ukishakisha nukaze wayimuha ako wa mwana ukishakisha hari ukuntu usoza aka video nyine ukisabira subscribe umuntu yayumva akavuga ati bahaze mba ndi kubinjiriza gusa ikintu nabasaba ndabinginze rwose bajye baturemera kandi buriya iyo ukoze kari akantu umusanzu ubushyizeho urenze ukwemera. Reka tugushimire ko batwakoranye ikiganiro kandi witanze ugatanga umwanya wawe tugakorana ikiganiro kuri munsi kuri MWISHULI. Okay, murakoze cyane nanjye ndabashimiye.